Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'119 dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya Nehemiya. Uyu munsi dukomeje dusoma ibice 4. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya imbere, kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, bararakara cyane, bajya imigambi bose uko bangana ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu babatera imidugararo. Ariko twebwe dusenga Imana yacu, dushyiraho n'abarinzi bo kubarinda ku manywa na nijoro, bubaka biteguye kurwana. Hanyuma Yuda aravuga ati, abikorezi bacitse intege kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkike. Abanzi bacu baravuga bati, ntibazitegereza kugeza aho tuzabatungurira tukabica, tukabuza umurimo gukorwa. Kandi Abayuda bari baturanye n'abanzi bacu, bavaga mu misozi hose bakajya batuburira, ndetse batuburiye ibihe 10 ngo tugaruke aho bari. Nicyo cyatumye nshyira abantu inyuma y'inkike, mu bikombe no mu mpinga, nkajya mbashyira hamwe n'ab'imiryango yabo bitwaje inkota n'amacumu n'imiheto. Nitegereje ndahaguruka mbwira abantu b'imfura n'abatware n'abandi bantu bose nti, ntimubatinye. Mwibuke Uwiteka, umwami ukomeye uteye ubwoba, murwanire bene wanyu, abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu. Nuko abanzi bacu bumva ko byamenyekanye muri twe, kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, umuntu wese asubira ku murimo we. Uhereye ubwo abagaragu banjye bamwe bakomezaga gukora uwo murimo, abandi bakenda amacumu n'ingabo n'imiheto n'amafurebo y'ibyuma. Kandi abatware bari inyuma y'ab'umuryango wa Yuda babavuna. Abubakaga inkike n'abikoreraga n'ababakoreraga, umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe, ukundi gufashe intwaro ye y'intambara. N'abubatsi, umuntu wese yabaga afite inkota ye mu rukenyerero akubaka ameze atyo. N'uwavuzaga ikondera yabaga ari iruhande rwanjye. Maze mbwira imfura n'abatware n'abandi bantu nti, umurimo urakomeye urakorwa hagari, kandi natwe twiciye amashinga mu nkike, umuntu ari kure ya mugenzi we. Aho muzumva ijwi ry'ikondera hose, abe ariho mujya mudutabarira. Imana yacu niyo izaturwanirira. Uko niko twakoraga umurimo, bamwe bagafata amacumu uhereye mu museke ukageza nimugoroba inyenyeri zigaragara. Icyo gihe mbwira abantu nti, umuntu wese n'umugaragu we bajye barara muri Yerusalemu, baba abarinzi bacu nijoro, kandi ku manywa bakora umurimo. Ubwo ntitwiyamburaga imyambaro yacu, njyewe cyangwa bene data cyangwa abagaragu banjye cyangwa abarinzi badukurikiraga. Umuntu wese yajyaga ku mugezi afite intwaro ye y'intambara. Igice cya 5. Abantu bitotombera uburetwa bw'Abayuda. Bukeye rubanda rw'Abayuda n'abagore babo baritotomba cyane, barega bene wabo b'Abayuda, kuko bamwe bavugaga bati, abahungu bacu n'abakobwa bacu turi benshi, reka tujye kwihahira tubone ibidutunga tubeho. Kandi abandi baravugaga bati, amasambu yacu n'inzabibu zacu n'amazu yacu twabitanzeho ingwate, dufite inzara, reka tujye guhaha. Kandi n'abandi baravugaga bati, twagujije ifeza z'umusoro w'umwami, dutanze amasambu yacu n'inzabibu zacu ho ingwate. Ariko rero twebwe na bene wacu dusangiye ubwoko, kandi abana bacu n'abo bava indimwe n'ababo n'ababo. Nyamara abahungu bacu n'abakobwa bacu tubatangaho ibiretwa, ndetse abakobwa bacu bamwe bageze mu buretwa, kandi tubuze uko twagira ngo tubacungure, kuko amasambu yacu n'inzabibu zacu bifitwe n'abandi. Numvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo, ndarakara cyane.
mpera ko nigira inama ubwanjye ntonganya imfura z'abatware ndababwira nti muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero, umuntu wese aguriza mwene wabo. Nuko bateraniriza iteraniro rinini ndababwira nti twebweho uko dushoboye twacunguye bene wacu b'Abayuda bari baraguzwe n'abanyamahanga, none namwe murashaka kugura bene wanyu. Mbese twe twabagura tukabatunga? Nuko baraceceka babura icyo bavuga. Ndongera ndavuga nti ibyo mukora si byiza. Mbese ibikwiriye si uko mwagenda mwubaha Imana yacu, ntimwitukishe mu banzi bacu b'abanyamahanga. Nanjye na bene data n'abagaragu banjye twabagurizaga ifeza n'ingano. None ndabinginze tubaharire imyenda batubereyemo, ndetse uyu munsi mubasubize amasambu yabo n'inzabibu zabo n'inzerayo zabo n'amazu yabo, mubasubize cya gice kimwe mu ijana cy'ifeza n'ingano n'icya vino n'icy'amavuta ibyo mwabakaga. Maze baravuga bati tuzabibasubiza kandi ntacyo tuzabaka, tuzabigenza nk'uko uvuze. Nuko mpamagaza abatambyi ndahiriza abo bantu imbere yabo yuko bazakora nk'uko basezeranye. Maze nkunkumurira umwenda nari niteye ndavuga nti Imana izakunkumure itya umuntu wese udasohoza iri sezerano imukure mu nzu ye no mu murimo we, uwo muntu aba ari we ariko akunkumurwa akamarwaho. Iteraniro ryose riremera riti amena, bahimbaza Uwiteka. Nuko abantu bakora nk'uko basezeranye. Nehemiya atwara abantu neza, yanga kubaka ikoro, kandi uhereye igihe naherewe ubutware ngo mbe igisonga cy'umwami mu gihugu cy'i Buyuda, uhereye ku mwaka wa 20 ukageza ku wa 32 umwami Aritazeruzi ari ku ngoma. Muri iyo myaka 12 njyewe na bene data ntitwatungwaga n'amakoro y'ubusonga, ariko ibisonga byambanjirije kera byabereye rubanda ibirushya, bibaka ibyo kurya na vino, udashyizeho shekeli z'ifeza 40, ndetse n'abagaragu babo batwaza rubanda igitugu. Ariko njyewe siko nabigenje, kuko nubahaga Imana, ahubwo nagiraga umwete wo gukora, nubaka inkike kandi nta gikingi cyose twaguze. Kandi n'abagaragu banjye bose bateraniraga ku murimo. Kandi abagabo 150 bo mu Bayuda n'abatware babo bariraga ku meza yanjye, udashyizeho abo twasangiye bandi bavaga mu mahanga adukikije. Kandi igerero ry'umunsi umwe ryabagamo inka imwe n'intama 6 zitoranijwe, bantekeraga n'inkoko. Kandi uko iminsi 10 yashiraga bazanaga vino z'amoko yose. Ariko ibyo byose uko bingana sinabyakaga abantu ho ikoro ry'ubusonga, kuko abo bantu barushywaga n'uburetwa. Mana yanjye, wibuke ibyo nakoreye aba bantu, ubinyiturire ibyiza. Igice cya 6. Umurimo w'Imana udaheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike, kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo 4, nanjye mbasubiza ntyo. Maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa 5, atyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze, rwari rwanditsemo ngo mu mahanga hari impuha, kandi na Geshemu aravuga yuko wowe n'Abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike, kandi ngo urashaka kuba umwami waho. Uko niko izo mpuha zivugwa, ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe i Yerusalemu, ngo mu Bayuda harimo umwami. None ngwino tujye inama, kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Nanjye mutumaho nti ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe.
bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Maze njya kwa Shemaya mwene Deraya mwene Mehetabeli wari ukingiranye, arambwira ati, tubonanire ku nzu y'Imana imbere mu rusengero, dukinge inzugi z'urusengero kuko bazaza kukwica. Ni koko iri joro baraza kuza kukwica. Ndamusubiza nti, ndi umugabo ungana atya nahunga. Mbese ninde mu bo tungana wahungira mu rusengero akikiza? Sindi bujyeyo. Mbyitegereje menya yuko atari Imana yamutumye, ahubwo yampanuriyeho ibyo kuko Tobiya na Sanibalati bari bamuguriye. Icyatumye agurirwa ni ukugira ngo ankangishe, maze ninkora ntyo ngo bimbere icyaha, bahere ko bamboneye impamvu yo kumvuga nabi kugira ngo bantuke. Mana yanjye, wibuke Tobiya na Sanibalati n'ibyo bakora ibyo uko bingana. Wibuke n'umuhanuzikazi Nowadiya n'abandi bahanuzi bashaka kunkangisha. Inkike zuzura. Nuko ku munsi wa 25 w'ukwezi kwitwa Eluli, inkike ziruzura. Twari tumaze iminsi 52 tuzubaka. Maze abanzi bacu bose babyumvishe, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima, baca bugufi cyane barigaya, kuko babonye yuko Imana yacu ariyo ikoze uwo murimo. Muri iyo minsi imfura zo mu Bayuda zoherereza Tobiya inzandiko nyinshi, kandi za Tobiya zikabageraho. Mu Bayuda harimo benshi basezeranye nawe, kuko yari muramu wa Shekaniya mwene Ara, kandi n'umuhungu we Yehohanani yari yararongoye umukobwa we Meshulamu mwene Berekiya. Maze bogeza ibyo yakoze imbere yanjye, kandi bamubwira ibyanjye. Nuko Tobiya akajya yohereza inzandiko zo kunkangisha. Imana ibaha umugisha rero, tuzakomeza ejo duhereye ku bice 7. Mugire umunsi